neza mu mwaka w'ibihumbi 2009 ni umwaka wasize akanyamuneza mu maso ya miliyoni 10 zari zituriye u Rwanda nyuma y'imyaka 15 yari ishize agahinda ari kose kubera jenoside yakorewe abatutsi. Muri uyu mwaka kandi nibwo u Rwanda rwinjizwaga mu muryango wa Commonwealth. Muri uyu mwaka u Rwanda ndetse n'u Burundi nibwo byinjizwaga byeruye ku isoko rusange ry'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Habura iminsi 11 rero ngo umwaka urangire, hari mu ijoro ryo kwa 19 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2009 ibihumbi by'Abanyarwanda byari biteraniye aho ubusanzwe bisanzwe ibera bategereje kumva umukobwa uri buhiga abandi mu bwenge, ubwiza ndetse n'umuco. Muri iri rushanwa rero ryari rigizwe n'abakobwa 13 bari bahagarariye intara zose z'u Rwanda, gusa hakaba hari kuvamo umukobwa umwe uhagarariye aba bose, akaba barusha ubwiza, ubwenge ndetse n'umuco. Iri rushanwa kandi ryari rifite akanama nkemurampaka kari kagizwe n'abantu 5 ari bo Uwitonze Sonia Hohandi akaba yarabaye Miss France mu mwaka w'ibihumbi 2000, Keti Koho, Kijemu Gisharwa Amasirabo, Christine Tuyisenge, Manzi Kayihumba. Aba bose bakaba bari bagize akanama nkemurampaka. Gusa uko amasaha yagendaga yicuma, aba bantu bari bateraniye igikondo bari bafite amatsiko menshi adasanzwe, bibaza ninde ugiye kuba Miss, ninde ugiye kwegukana ikamba, ninde ugiye guhiga abandi ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Amatsiko yari yabishe rero bategerereje hamwe kureba umuntu ugiye gutsinda. Nyuma y'amatsiko adasanzwe, ifimbi yaje kuvuga mu rwego rwo gutangaza uwatsinze iri rushanwa. Umukobwa wegukanye iri kamba yitwa Ryose Bahati, akaba yari uwo mu ntara y'Amajyepfo. Grace Bahati rero niwe wegukanye ikamba ry'umwaka w'ibihumbi 2009 ryo kuba Miss Rwanda, niwe wahize abandi mu bwiza, mu bwenge ndetse n'umuco. Bahati Grace w'intara y'Amajyepfo akimara gutwara iri kamba yakomeje kurigumaho ndetse akora inshingano ziwe nk'umumisi nk'uko yari yabyiyemeje. Umwaka w'ibihumbi 2009 urarangira, tujya mu mwaka w'ibihumbi 2010, Abanyarwanda batangira gutekereza yuko nta wundi mu Miss uzatorwa cyangwa se Miss Rwanda irangiye, kubera ko nta tangazo rindi ryigeze risohoka ryo gutora Miss cyangwa se kwiyamamaza. Batangira gutekereza ko Bahati Grace ari we mu Miss wa mbere n'uwa nyuma, kubera yuko batari bigeze babona andi matangazo yo kwiyamamaza kugira ngo abandi bantu bahatane. Abanyarwanda batangiye kwibaza ukuntu bizagenda, ndetse batangira kwibaza ukuntu batazongera kubona aba Miss cyangwa se kwiyamamaza bimeze gutyo. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 nibwo nanone iryo tangazo ryongeye gusohoka rivuga yuko umukobwa wumva ufite ubwiza, ubwenge ndetse n'umuco yakiyamamaza cyangwa se yakiyandikisha akazaza guhatanira iryo kamba ry'ubwiza. Hari yashize umwaka nta wundi mu Miss utowe, ariko iryo tangazo riza kongera kujya hanze. Rikimara kujya hanze, abakobwa barishimye nk'ibisanzwe ndetse bumva bizeye batangira kwiyandikisha kugira ngo bahangane n'ibyo bintu baze baritsindire. Mu mwaka wa 2012 umukobwa watwaye iri kamba yitwa Kayibanda Aurore, akaba ariwe watorewe kuba Miss Rwanda mu mwaka wa 2012, nyuma y'uko mu mwaka wa 2010 nta mu Miss wari waratowe, ahita asimbura Bahati Grace. Amateka avuga byinshi ku bijyanye n'amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda mbere y'umwaka w'igihumbi 1994, ndetse rimwe na rimwe hakazamo kunyuranya kubera yuko ibijyanye n'iryo rushanwa naho byabikorwa kugira ngo bibishakire nk'ibisekuru byazaza. Mu mwaka wa 2013 Miss Rwanda cyangwa se gutora Miss w'igihugu ntabwo byongeye kuba, byaje kongera kuba mu mwaka wa 2014 nibwo Kayibanda Aurore yatanze ikamba ry'ubwiza rihaye Akiwacu Colombe. Gusa umunyarwanda yaciye umugani ati arimo gishigisha ntavura. Muri Werurwe umwaka wa 2015 ibya Miss Rwanda byaje kuzamo rwasereri idasanzwe ndetse ikaze, aho Ishimwe Kesnet wari umushushanyi w'ubugeni ndetse wakoze ibirango bya Miss Rwanda yaje gutanga itangazo ku binyamakuru bitandukanye aho ariho hose yaboneraga ubushobozi, agatanga itangazo avuga yuko Miss Rwanda igomba kurekera gukoresha ibirango byayo cyangwa se ibihangano byayo, bitewe n'uko yavugaga yuko bamwambuye amafaranga angana na miliyoni 1 ndetse n'ibihumbi 100 birenga. Asohora itangazo avuga yuko rero kubera gukoresha ibihangano byiwe kandi atishyurwa, yamburwa bigeze aho ngaho bagomba guhagarika kongera kubikoresha igihe cyose. Nyuma y'ibyo byose rero, irushanwa rya Miss Rwanda ryaje gushyirwaho akadomo muri Gicurasi umwaka wa 2022, ubwo Peskide yari amaze gutabwa muri yombi ashinjwa gukurikiranwaho icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina, aho bamwe mu bakobwa bari baranyuze muri iri rushanwa bamushinjaga kuba yarabakaga ruswa y'igitsina. Peskide yaje gushinjwa cyane, icyaha kiramuhama ndetse zimwe mu nshingano yari afite muri Miss Rwanda arazamburwa. Peskide yakomeje gushinjwa, ibyaha biramuhama bamujyana muri gereza ndetse aranafungwa. Ariko
biravugwa yuko Miss Rwanda igiye kugaruka, aho Mutesi Jolly ari ku ruhembe ndetse na RGB, ko nta gihindutse umwaka utaha mu kwa kabiri Miss Rwanda yakongera ikaba. Ku bakobwa baba biyizeye bazi neza ko bafite ubwenge, ubuhanga ndetse n'ubwiza, ni ahabo kuzitabira rino rushanwa kugira ngo barebe ko batora iryo kamba. Uko bakiyamamaza bose bangana, haba hagomba kubamo umukobwa umwe ugomba guhagararira abandi bose. Bya byishimo by'Abanyarwanda rero, ukubafana ndetse no kubatera inkunga, reka dutegereze twizeye neza ko bizongera kubaho ejo bundi umwaka utaha. Gusa nanone ngo bimwe mu byo twakitega ni uko muri bootcamp nta mugabo uzongera kuhaboneka. Mwari kumwe na Josiane kandi mwakoze kubana natwe, naho ubutaha mu bindi biganiro. Turabakunda cyane.